Ibiganiro by'umugati w'ubugingo twongeye kubasubiza mwese abo duhuriye hano mubona ntabwo ndi jyenyine ndi tuje kubaganiriza twarabisengeye twumva dukwiriye kubaganiriza muri ubu buryo ndi bubabwire mu kanya nagira ngo musabe ivuga amazina hanyuma ahita dusengera. Murakoze cyane. Nitwa Betty, nshimiye Imana ko yangejeje hano kugira ngo dusangire ibyiza byayo. Mwakoze kuri buno butumire. Ndabishimiye Imana ibaha umugisha. Nkuko nababwiye ndi mama, mfite abana kandi Imana yangiriye neza. Rero mu magambo make reka dusenge dushime Imana. Amen. Amen. Tugushimiye Imana kuri kumwe natwe, wabaye mu ruhande rwacu, wabaye mu ruhande rwa bene data baturi imbere. Yesu waragaragaye, waturinze ibikuba n'ibyago, uturinda abadayimoni bo kwihorera. Ibyo turabigushimiye. Rero tuguhaye ikaze n'Imana Data n'Umwuka Wera kubana natwe. Kino gikorwa kigira icyo gikora ku buzima bwacu, kuri bene data. Izo mbaraga zirashoboye, zishoboye gukiza, zishoboye kubohora. Rero tugushimiye ko utangiranye natwe ugasozanya natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Rero mama Betty tuziranye kera, ibintu byinshi Imana yagikora mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uzahabwa imbaraga zo kumamaza uva Yerusalemu kugera ku mpera z'isi. Yerusalemu rero ni iwacu, singiye kubwigisha aho hantu, ariko icyo nshaka kubabwira ni uko hari imbaraga zo guhamya tuba tugenda niyo twamenye Imana. Kandi imbaraga z'Imana zigaragarira mu ijambo ridukomeza mu bihe turimo, cyangwa se kugenda dufite confidence, tuzi icyo Imana tuvuga, bigatuma tudatwarwa n'imiyaga. Rero hari ibyo mama Betty namutumiye aze guhamya hano bigaragaza imbaraga z'Imana. Dufite témoignage nyinshi, ariko araho namusabye hamwe. Iyo tuvuze imbaraga z'Imana mama Betty wumva ari iki? Imbaraga z'Imana zirimo byinshi. Imbaraga z'Imana zigaragarira mu byago n'amakuba. Imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga z'umwijima pastor. Imbaraga z'Imana rero zirakiza, zirabohora. Nanone kuri wa muntu wizeye ko izo mbaraga zibaho, ariko atari imbaraga z'umuntu, imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu zagaragariye Golgotha ku musaraba. Soma mu Baheburayo 11 kuhavuga. Mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Amen. Rero kwizera ngo ni uguhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri, yuko ibyo ubona byananiranye, ubona ko bitazashoboka, ko ku Mana bishoboka. Ibyo wari wiringiye mu kanya gato bikavaho, ntibikoreke, ku Mana birashoboka. Rero izo mbaraga zikorana no kwizera. Nugira kwizera urabona ukuboko kw'Imana, urabona imbaraga zikora. Yego. Nagira ngo tubireho gato noneho uburyo nawe izo mbaraga wibitsemo ukizera ikintu Imana yagukoreye ikora kuko. Urakoze cyane. Jewe ndizera neza ko imbaraga z'Imana ziriho zikora. Muri kino gihe abantu b'Imana barimo barateshuka, bakibagirwa imirimo Imana yabakoreye kera, bakibagirwa aho Imana yagiye bakura. Noneho bamara kwibagirwa za mbaraga ziri muri Yesu Kristo ko zibasha gukora, bagatangira gucika intege, bakajya gushakira imbaraga mu bapfumu. Izo mbaraga rero nanjye mfite ukuntu nazibonye. Hari igihe kimwe nari maze igihe ndi mu bihe byo gusenga, ndi gusenga gutya, Imana irambwira ko inyuze mu muhanuzi aramanurira, arambwira ngo Imana irambwiye ngo ikurinze gucibwa ukuguru
ikurinze no kugendera ku kagare kandi ikurinze no kugendera ku mbago. Bogiye sinashotse mbyakira vuba vuba, ariko navuze nti Imana ikomeze kubindinda. Nyuma yaho nakomeje gusenga nk'uko bikwiriye, nanjye ndagenda ndasenga, nongeye gusenga Imana inyura mu wundi muntu irabimbwira. Ntibyatinze Imana ibimbwira hari mu kwezi kwa mbere 2020. Rero ku itariki 14 z'ukwa kabiri muri 2020 nibwo ibyo bintu byaje kumbaho. Nari mvuye kujyana abana ku ishuri, ndi kumanuka njya mu rugo, numva ikintu kinkoze gutya mu maso, mira nk'uhumye, ariko entreta ntangira gucyaha, mvuga ni mu izina rya Yesu. Ariko nubwo mvuze ngo mu izina rya Yesu, nanyereyeho akantu gato, mpita ndagwa, ikirenge ndakicarira, igufa rirasohoka, tumva nyene igufa hitariragira gute riravunika. Ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye muri ibyo bihe. Byari ibihe bikomeye kandi byari bingoye, biruhishe. Sinari bwabona ububabare bungana kuriya mu buzima, sinari bwababare nigeze kubyara muri voie normale cyangwa muri operation, ko ntabwo nigeze mbabara kuriya. Ariko muri ubwo bubabare nabonye Imana. Niyo mpamvu twavuze ntabwo wagira imbaraga z'Imana udafite kwizera by'ukuri. Banjyanye kwa muganga, bakantera imiti ntimfate, bakantera imiti mu kanya gati kabirangiye, ububabare burakomeza, bantera ikinya nticyamfata, ububabare burakomeza, babona ko bya bintu bitoroshe, bahita bavuga ko ikibazo gihari gikomeye ari ukubagwa. Ubwo rero hari kuwa gatanu nguma mu bitaro, samedi, dimanche, lundi banjyana muri salle d'eau. Ninjiye muri salle d'eau ari 14h, ariko navuye muri salle d'eau 21h. Ariko aho ngaho nuko banteraga ikinya nikimfate, nabonaga ko bitari ibintu biri normal. Kuko navuga nti impamvu cyanyereka ko bitari normal nuko banteraga imiti nifate. Hari ibindi bintu nabyo tugwana nabyo tukabibona ko ari bisanzwe kandi bidasanzwe pasta. Ari ibintu tugomba kugwana nabyo, tukabishyira mu buryo bwo mu mwuka, tugasenga, tukabyirukana. Rero sinatinze maze gutahura ko bitari normale, naciye nsenga. Ndavuga ni Mwami Yesu, bari kuntera imiti nimfate, ariko ndakwinginze uyu muti nibawuntera umfate. Mu by'ukuri Imana yaranyumvishe, barawunteye namaze nka 20 minutes nsinziriye, kandi ntagiraga niyo minota yose. Ubwo rero muganga arambaza ati none se ko twabuze n'umutsi tuwutera mwese biragenda bite? Mpita nibuka ko nacyo ngomba kugisengera. Ndafata ukuboko ndasenga ni Mwami Yesu, ndakwinginze umutsi bateramo umuti ugaragare kandi uboneke. Imana ntiyatinze, yarabikoze. Muganga yatoboye ahantu hamwe, umutsi ahita arawubona. Ubwo rero mbishimiye Imana ko nayibonye muri ubwo burwayi, muri ubwo bubabare, Imana ndayibona. Kwa mbere yo bambaze bashyiramo tije, bashyiramo n'amavisi, ariko ndashimiyera. Amen. Ubwo rero niva muri salle d'eau haciye 2 jours, urumva hari lundi, mardi, mercredi, umuganga aza kumvura, baje kuvura igisebe, basanga ukuguru kwabaye umukara nk'uyu mwenda wambaye, ukuguru gusa nabi, kwabyimbye kumeze nka miroir. Ubwo rero docteur arambwira, andebye mbona ahindutse ukuntu. Ndamubaza Dr. Niki,
arambwira ngo buja amano yawe. uretse gato mubaze Yego. umukara ni ntabwo mwabibonaga byaje danku cyangwa se wowe wabonaga ari bisanzwe kugira ngo ukuguru kuba umukara ngo jewe kubera ko najyamaga ngaramye kandi hariho ntuzenya igisima ntabwo nari kubibonaga. Ntabwo nari kubibonaga kubera ko hari hafunze. Muganga rero niwe yaje arafungura agikuraho. Agikuyeho ndakibuye kungene bakita cyari gifatanye n'igisima niba kungene bakita. Agikuyeho nibwo yabonye ukuguru kwabyimbye kwahindutse, nanjye numvaga ukuguru kuremereye cyane ukuntu kandi kwananiwe, imisonga ari myinshi. Arambwira ngo ukuguru kwawe kwangiritse, ndabona ko utameze neza, buja amano yawe turebe. Arabuja, akimara kubuja ariko entreta umunasi niwe yari yaje kumvura ukuguru, kuvura igisebe aho bari babazi. Akibona arambwira ngo ndabona ukuguru kwawe kutameze neza, ngiye gushaka umudokiteri wakubazi. Ahita aragenda arayimubwira, dogiteri araza mu 14 areba ukuguru asanga ukuguru kumeze nabi. Arambwira ngo buja amano wapi? Buja amano biranga. Arambwira rero nibikomeza gutya ejo mu gatondo 2:00 tuzaza tukujyane muri salle d'op, hanyuma ukuguru kubera ko kuzaba kwangiritse tuzaguca, biragara ko kutari gukora. Akibimbwira umutima wanjye numva wuzuye imbaraga zimwe wibitsemo. None za mbaraga zinera kwibuka imikorere y'Imana. Bimaze kunyibutsa imikorere y'Imana, nita numva binzamuriye kwizera, nibuka iby'Imana yavuganye nanjye cyagiye mu masengesho. Haleluya. Numva binteye imbaraga, ndavuga ni ya Mana yavuganye nanjye binyuze muri wa mukozi wayo, kandi ntari nigeze mwinginga ngo abimbwire. Iyo Mana ndumva ikiriho kandi iri hejuru ya buno bugwayi, ishoboye kunkiza uko biri kose. Ishoboye kunkiza kuko yarabivuze ko indinze imbago, indinze kugendera mu kagare, indinze indinze no gucibwa akaguru, kandi yabimbwiye bitaraba naranabibona. Bien sûr ndumva ko iyo Mana iriho kandi ishoboye. Bene data, nukuri narayibonye. Bwake hari merekredi abimbwira, ndasenga kwa gatatu araza mu 8h, kwa kundi yabivuze. Nkimubona araza, je nkimubona nari njyamye ku gitanda ngaramye mu bitaro, mpita numva nuzuye kwizera, numva nuzuye imbaraga. Ndavuga nti oya, Imana niringira ashoboye. Ni yakoze bya bindi najyaga nyuramo kera, nibirabishoboye, hari icyo yabikoraho. Mpita nuzuye imbaraga zo gucyaha wa mudokiteri, ncyaha icyatumye wa mudokiteri aje kunca ukuguru. Ndavuga nti mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ndirukana izo mbaraga zije kunca ukuguru, ndirukana izo mbaraga zije kumpindura ikimuga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ibitangaza akoraga kera n'ubu uracyabikora, kandi uri ku ngoma, urihagije, ufite ubutwari, ufite ubushobozi bwo kunkiza kino kintu. Mpita numva nuzuye kwizera, mva ko umucunguzi wanjye ari muzima. Ubwo rero mu bersere n'undi mu mama w'inshuti yanjye n'umuvandimwe batangira kurira. Ndabahindukira ndababwira ati umucunguzi wanyu yarapfuye mbimenye. Je numva nuzuye imbaraga, ndavuga umucunguzi wanjye ni muzima, aracyakora, niba arabishoboye. Dr. ahita aravuga ati, abwira abanasi ngo ntimumwiteho, uyu yagize trauma. Kubera ububabare yagize trauma,
ariko muri jyewe numvaga nuzuye imbaraga, mfite ubushizi bw'amanga ko umucunguzi wanjye ariho, ari muzima. Haleluya. Numva umucunguzi wanjye ni muzima. Ndavuga ni Imana, ndabizi hano ko turi kumwe. Nubwo rero Imana, urabona iyo bagiye guterura umuntu akoze impanuka, bakusanya amashuka, noneho bagahita bajugunyira kuri brancard. Je rero bagikusanya, umwuka wera asanga docteur arababwira ati gubanza mureke, ngo Beti buje amano turebe. Arabuje nyene, ngo ndabuja amano, arabuje. Akimara kubuja arabireba, aratungurwa, aravuga ngo c'est pas possible. Ngo komeza, ndabuje, komeza, ndabuje. Aramubwira ngo c'est pas possible. Ngura umupasiteri nambwira noya, urasenga cyane nti ngo Imana yawe iragukijije. Ngo reba amano yawe ari kubuje, ngo ushaka kumereza wanera imbaraga, nawe mutera imbaraga zo kugumaza kundeba buri kanya areba ko amano abuje. Haleluya. Izo mbaraga rero zankuye aho hantu, zikankiza gucibwa akaguru. My friend, ndagusubizamo imbaraga. Sinzi ikibazo ufite, sinzi uburwayi ufite, sinzi ibibazo ufite bikuremereye, ndagusubizamo intege, ndagusubizamo ibyiringiro. Yesu aracyari wa wundi, nahinduka. Igihe kimwe maze gutaha ngeze mu rugo, naratashe ngira mu rugo, nkomeza kugira ububabare buri hejuru. Pastor, nzinanye n'abantu benshi b'abakozi b'Imana, narahamagaye mbura n'umwe uza kunsengera, kandi numvaga nshaka uwansengera kugira ngo ububabare ugire gute ushire. Ariko Imana yashaka kunyigisha ko nakwisengera. Imana yashaka kunyigisha ko icyenda cyari kikingiriye ahera y'Imana cyacitsemo kabiri. Ubu twese twigererayo, ahera tubasha kugerayo, ariko dufite kwizera. Haleluya. Amen. Mbese kutari gufite ubuzima, kwahise kugira ubuzima, kwaje kugira cyane. Ndataha ngeze mu rugo rero binzamurira kwizera. Ndavuga ni Imana nyibukije ko nanjye nakwisengera. Noneho nibuka za nkuru ziri muri Bible, zivuga ku nkuru za Ezekiya, amagufa yumye. Imana iramubwira ngo Ezekiya hanurire amagufa yumye. Noneho ndabitekerezaho, mbitindaho, nanjye binzamurira kwizera. Ndavuga ni Mwami Yesu, Ezekiya ari umuntu nkanjye, yabashe guhanurira amagufa yumye, abasha kuba mazima. Ariko ari yumye, Pastor, ari amagufa nta buzima yari afite, ariko yanjye yari afite ubuzima. Narahumekaga, imitsi yanjye yari mizima, bita binzamurira kwizera. Ndavuga ni Mwami Yesu, aya magufa Ezekiya yahanuriraga yari yumye, nta buzima yari afite, ariko amagufa yanjye afite ubuzima. Amagufa yanjye arumva kandi arakomeye, n'imitsi ni mizima, n'inyama ni nzima. Mpita ndavuga ni rero mwa magufa mwe, ndavuze ngo terana mu izina rya Yesu. Ndasenga nkurura amagufa, nyacomeka nkurura ncomeka mu izina rya Yesu, kandi nkumva ko ibyo ndi gukora biri guhamanya n'umwuka wera n'Imana Data. Nkumva ko Yesu ariko arakora. Haleluya. Nukuri nabonye ibyiza by'Imana, nabonye gukora kw'Imana. Njya muri controle nyuma y'amezi 2, ariko amezi 2 atarakwira, nkiri ku bitaro nabajije docteur, namubaze se doctor, ibi bintu bifata umwanya ungana ute kugira amagufa aterane cyangwa nyiri? Arambwira ngo bino bintu harababimarana 5, harababimarana 7, ariko biravana.
ngo na wowe ngo bihari nubwo yange vyamara 5 ngo vyamara 4 3 ans ariko mu myaka 2 no mpita namubwira ni muva mubwire doctor aba 7 ni bariya n'aba 5 ni bariya n'aba 3 à 4 ni bariya ariko jewe iyo myaka yose ari bariya ariko je bitagomba kumara iyo myaka yose. Ubwo nubwo nasenze muri 2 mois njya muri control muri amezi 2 nageze kwa muganga ngira ikintu cy'ubwoba budasanzwe. Ariko nubwo nagize ubwoba umugabo arandeba arampumuriza arambwira ngo none se ngo ufite ubwoba bw'iki watubwiye ko umucunguzi wawe ari muzima ni wirememo kandi izindi mbaraga umenye ko uwo mucunguzi wawe ari cyari bukore. Ubwo rero ngezweho ngiye kubona dogiteri mwereke nani iriya ntuzi iriya foto ya radio ndayimweretse mbona akanuye amaso arandeba arongera arareba nani foto arongera arandeba arongera nyuma y'amezi 2 noneho ahita yifata yishyira kuri rya tara ryabo arareba neza ntibishoboka ahita telefone undi mudogiteri nguriye arambwira ngo ndi gukaza arambwira ngo ngwino vuba ngwino ndagushaka araza aramubwira ati uyu muntu twamubaze ejo bundi haciye amezi 2 abazwe. Ubu twari dutegereje yuko iyi nani baza iki kibande bazakimukuraho tugahita tumushiraho isima. None ivyo ndeba nawe uri kubireba urebe ko ivyo ndeba ari by'ukuri ko nawe ari byo uri kureba arebye ahita none se simbona amagufa yarateranye simbona ntacyo ahubwo nagende muri kine natangire bamukorere kine. Haleluya. Amen. Ubwo rero ahita arambwira ngo ibintu nibibaho ngo mbonye ko Imana yawe nguko wabitubwiye Imana yawe ifite amaboko kandi irakiza ukomeze uyizere. Ubwo rero ndabishimiye Imana yabanye nanjye mwene data ishoboye kubana nawe tukiri muri izo mbaraga. Wowe nta kintu Imana yaragukoreye waza kikaza gushimangira kuri ibi navuze byaba bihari ni byinshi cyane. Icyambere ibintu nagiye mpora nabyo mu buzima ko maze imyaka myinshi mu gakiza. Yego ijambo ry'Imana ryagiye rimbera nk'impamba cyangwa se imbaraga nibikamo zikanshoboza kuba muri ibyo bintu bitandukanye. Amen. Hanyuma kuri manifestation bifatika ngendeye ku buhamya nk'uko nawe kera narwaraga asima. Nizigakana gatoya bantwara kwa muganga mu bintu naceni bukurimo baravuga bandi nari ngeze ku rwego batera ishinge ngaho kugira ngo ushobore guhumeka ikirere gihindutse imvura yaguye nguyo bije kwa muganga. Ariko igihe kimwe muri 2 na rimwe tuba dufite concert kera nararirimbaga uzabisubiremo rero ndaririmbira umwami apara muri korali. Icyo gihe ngira agahinda kenshi kubona ijwi ryanjye rigize ikibazo ndavuga ubuse ndajya kuririmba bimeze gutya ndizera ndavuga ni kuva uyu munsi yego ndaraye ko nta kinini cya asima ntumira gushira mu kanwa kanjye nta rushinge bazongera kujya bantera. Amen. Niba Imana itanga umwuka izawutware n'ibidashoboye kunkiza muri crise d'asthme. Amen. Kuva icyo gihe hashize imyaka 22. Haleluya. Ntabwo ndongera gutera urushinge nta pompe nta kinini. Ibyo byose ni manifestation y'imbaraga z'Imana. Amina. Ni byinshi ariko ndashima Imana ko nta kintu ntumva kijyanye na asthma nta muti wayo. Nshobora kugwara gripe nk'abandi cyangwa ikirere kigahinduka nkabyumva. Umuti wa Yesu urakora. Haleluya. Narizeye kandi nabibonye mu bintu byinshi n'abandi bantu benshi. Twemerera abantu tuba twihutisha umwanya ariko kugira ngo tukibuse yuko Imana yaguhaye imbaraga zo gukandagira inzoka na scorpion. Kandi mapeti tuzagira chapitre nyinshi zivuga kuri manifestation imbaraga z'Imana kadukiza byinshi ibyago se kadukiza indwara
ikadukiza kugirirwa nabi n'umwanzi Satani, Yego. ikaturinda ikatubohora. Nagira ngo rero dusenge dusoza. Mana twarabirebesheje amaso yacu dukiza. Mana warakoze ku bitangaza wankoreye, si twe twenyine n'abadukurikirana ari byo wabakoreye. Ibyo turabigushimiye. Wewe wunga amagufa, wewe ukiza asma, ugakiza diabete na kanseri na sida. Urashoboye, ufite imbaraga. N'uyu muntu ari kudukurikirana, harabagize stroke ya masaha. Mwami Imana bari muri koma, twohereje umuriro w'Imana ubakure muri koma, ubakize kuko urabishoboye. Twohereje umuriro w'Imana ku bagwaye kanseri mu izina rya Yesu. Twohereje umuriro w'Imana abafite depression ya masaha, umuriro w'Imana urakora, genda ubohore mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abapfumu n'abarozi turazitesha agaciro mu mbaraga z'izina rya Yesu. Umuriro w'Imana ndawohereje ku bagwayi aho baryamye. Umuriro w'Imana ndawohereje ku bafite, ku babuze amahoro, ku babuze ikibarengera, ku bafite ibibazo bitandukanye, ku bari kuburana bakabura uwababuranira, mu izina rya Yesu barengere. Mana turabigushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryavugiwe hano n'ubuhamya. Ndakwingiza wongere ubazurire kwizera, ubahagurukirize kwizera bundi busha, bumve gukomera kwawe, bumve imbaraga zibohora zibinjiramo. Urakoze Mana kubyumvise, tugushimiye ku byabaye, kandi tugushimiye no kubizaza, tugushimiye no kubyukoze, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze ku mwanya wanyu, twizera ko ari ukwizera twongeye kubarema n'uyu munsi binyuze mu ijambo ry'Imana. Amen. Murakoze. Amen.